Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru agezweho. Munyemerere mbabwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahamagaje Hakizimana Innocent washatse kuba perezida. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Mukamira mu karere ka Nyabihu rwahamagaje Hakizimana Innocent washatse kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo ayibwira ko afitanye ubukwe n'umukunzi we ndetse agiye gutanga inkwano ku mugaragaro. Nimwe mu nkuru tugiye kuza turambura. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, kana subscribe ubundi dukomeze. Ibaruwa y'uru rwego yo ku wa 29 Nyakanga 2026 isaba Hakizimana Innocent utuye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Nyabihu, umurenge wa Jenda, akagari ka Bukinanyana, umudugudu wa Bugarama, kwitaba kwa gatanu tariki ya 30 Nyakanga 2026 saine za mu gitondo kuri sitasiyo ya RIB ya Mukamira yitwaje urwandiko rumuhamagaza. Icyakora urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ntirusobanura icyo rwahamagarije uyu wiyita umunyapolitiki. Gusa mu magambo yanditse kuri iyo baruwa imusaba kwitaba, Hakizimana Innocent asobanura ko ikibazo gitumye ahamagazwa gishingiye ku kutumvikana gushingiye ku nkwano hagati ye n'umukunzi we, kandi ko babikemuye ndetse bazasezerana mu mategeko kwa 27 Kanama 2026 mu murenge wa Jenda. Mu kiganiro Umuseke wagiranye na Hakizimana Innocent yavuze ko uwo mukobwa kujya kumurega yabitewe kandi n'ifuhe ngo kuko yari yatangiye kugirana ubucuti n'undi mugore yita ko afite amafaranga. Ati icyo nakubwira, nari nibone undi mukobwa ufite amafaranga. Umukobwa aravuga ngo wamaze gutuma isi yose imenya ko ndi umugore wawe, ntago byaza kuza kuba byakunda. Gusa avuga ko habanje kuba impaka ku bijyanye n'inkwano agomba gukwa uwo mukobwa, aho umuryango we wamusabaga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi Hakizimana Innocent yemera gutanga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ati ejo ngomba kwitaba kuko nta cyaha mfite. Umushinja nta kibazo afite na papa we nta kibazo afite, aba bose ngo twavuganye. Noneho kuwa mbere tuzareba ikibazo cy'inkwano ko cyakemuka. Ubwo uwo wari ugiye kumpa amafaranga byarangiye. Uyu Hakizimana Innocent usanzwe ari umwarimu yakunze gushinjwa na bamwe mu bakobwa kubaharabika. Kuri iki kibazo Hakizimana Innocent avuga ko yatanze kandidatire ashaka umukunzi hitabira abakobwa bagera ku 180, aribwo yatangazaga amazina n'amafoto yabo ndetse ko abo bose yahisemo umwe bagiye kubana. Ati nashyizeho itangazo barasaba, nashakaga umukobwa urangije kaminuza ari hejuru y'imyaka 21 yemera kuba umudivaniste w'umunsi wa 7. Haje abantu 180, ari uriya wa mbere tugiye kubana niwe nahereyeho. Uyu mugabo w'imyaka 46 muri 2024 ubwo igihugu kiteguraga amatora yo gutora perezida yatangaje benshi avuga ko ashaka kwiyamamaza, ariko abantu batangazwa n'imigabo n'imigambi ye. Bamwe mu bakobwa cyangwa abagore Hakizimana yakunze gushyira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bazaba face ready umugore wa perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2030, kandi ngo afite isezerano yo kuzaba ari umukuru w'igihugu icyo gihe. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga banenze imyitwarire ya Hakizimana Innocent ndetse bavuga ko uyu mugabo yaba afite ikibazo cyo mu mutwe. Hakizimana we yatangaje ko ababajwe n'abavuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe ngo kuko afite amashuri ahambaye. Uyu mugabo avuga ko afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD ndetse akomeza avuga ko amaze imyaka 12 yigisha indimi mu mashuri yisumbuye. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.